nakundanye n'umukobwa igihe kinini, yari umuntu wanjye wihariye ku buryo natinyaga no kumwita ibihe byose. Twarasekaga, tugafashanya, tukagirana inzozi ku hazaza. Namukunze by'ukuri mu buryo bwuzuye nta buryarya. Ariko buhoro buhoro ibintu byatangiye guhinduka. Ntabwo nari ngikunda ukuntu yitwaraga. Yatangiye kuba umuntu ucecetse. Igihe cyose nagerageje kuvugana nawe sinumve yuko anyitayeho, kuko nyine ubutumwa bwanjye busubizaga gake, ugasanga yandesinde kenshi, rimwe na rimwe rwose ntirushyaga anansubiza. Natangiye kwibaza niba hari ikindi kibazo, ariko ngomeza kwihangana. Icyakora umunsi umwe numvise inkuru yankubuye umutima, yankubise nk'inkuba. Nza kumenya yuko uyu mukobwa twakundanaga, Isabelle, afite undi muhungu bakundanaga, afite undi muhungu bakundana. Byarandenze. Nakundaga kumva abantu basanzwe babivuga, abantu barabivuga bavuga bati Isabelle nubwo akundana na Eric aramubeshya, ariko bavuga ati Isabelle ntabwo yambeshya. Gusa ikintu kibabaje kurusha ibindi, Eric was my best friend, yari inshuti yanjye magara. Ntabwo nabashije kubyakira. Niyo mpamvu inkuru zose nagendaga numva mbere nigeze nemera yuko Eric, my best friend, yatinyuka kwemera umukobwa dukundana nakunze ngo bakundane cyangwa se ngo banci inyuma ngo bajye mu rukundo. Isabelle nawe kandi sinumvaga yuko yajya mu rukundo n'inshuti yanjye magara. Nafashe umwanzuro wo kubimubaza, ndamwegera mu ijwi rituje ndamubwira nti Isabelle, hari ikintu numvise, ariko ndashaka yuko umbwiza ukuri. Ese uri mu rukundo na Eric? Yaramwenyuye gato arambwira ati ariko ibyo uvuga wese niko ubibona? Eric ni inshuti yanjye isanzwe, nta kindi kiri hagati yanjye nawe. Mu mutima wanjye numvaga ibintu bidahuye, numvaga ibyo numva n'ibyo nangiye gukeka bitari guhura n'ibyo ambwira, ariko nagerageje kwihangana. Sinashatse kumufata nk'umubeshyi, nubwo umutima wanjye wanshishikarizaga gushishoza. Nyuma y'igihe gito rero yaje kwemera ko koko bakundanye, inkuru nari nsanzwe nzi, ariko byarankomerekeje. Ntibyabuze kumbabaza, ntibyabuze kunshengura umutima. Sinumva n'impamvu umuntu nakunze, umuntu natekerezaga yuko azanyubaha, yashobora gukora ibintu nk'ibyo. Ariko icyambabaje kurushaho ni iki, ni uko yahise ahinduka burundu. None akimara kubona yuko namenye ibye na Eric, yagiye burundu. Inkuru ntarakirana n'ubu. Naramubajije nti ese Isabelle, wambwiye ko uzahinduka, ariko sindabona impinduka. Ese uri gukundana na Eric? Uramukunda bya nyabyo? Njye numvaga ko banciye inyuma bisanzwe, sinumvaga yuko hari ikintu kidasanzwe kirimo kuba, cyangwa se urukundo rwacu rutakigira agaciro, urumva utakinkunda bihagije. Yarandebye araceceka. Igihe cyose namubazaga ibyo bintu yaracecekaga rwose, nanjye nkabibona yuko atari muri muto. Nabonye yuko nta kindi gisubizo afite, ibintu byari byarahindutse byose, ariko kuri njye yari akiri wa mukobwa nakunze. Ndamenye ukuri kose, urukundo rurimo kurangira, ariko ndagisha inama uyu mukobwa mureka agende cyangwa nkomeze mwiruke. Umutima wanjye urashengutse, ndacyamukunda Isabelle. Ndabinginze mungire inama, mumbwire icyo nakora, kuko ndumva ndemerewe. Ngubu ubutumwa twahawe n'umukunzi wacu rero, gerezwa Edike Rodi nk'ibisanzwe. Rero bakunzi banjye muhurikira umunsi ku munsi, ndifuza yuko mwamugira inama, mwamugira kuko yanyandikiye ubutumwa ababaye cyane. Ngayo nguko rero mugire ibihe byiza. Iyi ngiyi ni Ngira Inama kuri Edike Rodi TikTok channel.